aho kugira ngo tuze kwinjira neza ukuntu watangiye muri 2015 banzo dukorero kugira ngo abantu nyine turi kumwe banze bamenye nyine ko ari Daudi ucuranga bacurangira umukunga Yesu kwadutije intoki yawe yo gucuranga yaje ryari murakoze impano yanje yaje mbese kuva nkiri muto yego nkiri muto nakundaga kuvuza ingoma nono navuze ingoma rukuntu muri Kongo iwacu nono mbere yuko muri amateraniro bakazavuga ngo kubita ingoma nyine y'abantu bose iyo gutangira noneho muzaya kantuma ngo genda ukubita ingoma kagenda nkayikubita ndi muto umwana muto cyane siko nyine nari nkiri mutoya yego none nibwo wenda natangiye gukora kuri senti abantu bakabona ko ndaja kuri senti 2016 nuko 2014 ahantu neza piano yaje numva ndayihawe hari ikintu abantu bakunda kuvuga ngo abacuranzi akenshi usanga ari ibi navuga ngo ari ibirara mbifate muri urwo rwego ngo usanga abacuranzi benshi badakijijwe biterwa n'iki kugira ngo abacuranzi babafate muri iyo kadire yo kuvuga ngo ntimukijijwe ubu ibintu byaracanganya abantu bose mu murimo w'Imana ntibizeranye ubu ntawe ukimenya cyane ni katwe kubera twebwe dukunda kugaragara ariko abantu bose kunguko tibizeranye pe mu murimo w'Imana nyine uranti yaburi intambara impamvu babivuga uranga kugeza uyu munsi ababyeyi bawe babonye ufatishije kuri piano umwana wacu ari gucuranga ni baguteye courage bakubwiye iki wenda babonye wacuranza aho ngaho igiterane ndumva mama wawe yarakirimo umva bavuze ko ari cy'abadamu n'abandi bari bakirimo baguhaye courage ingana gute niko navuga nuvuga ngo abacuranzi impamvu bakunda kuvuga ngo wenda turi abandi ukundi mu bundi buryo sinzi ko biterwa n'umuntu wari we kandi biterwa n'ababanjije nuvuga ngo mwebwe ikintu cy'ababanjije mwahise mukitwitirira twese muhita muvuga ngo nimba runaka yarakoze kino yari ikirara twese nuvuga ngo abacuranzi twese tubaye ibirara ariko reka yongera ducurangire hanyuma tuze tugira inama abantu benshi batandukanye kuri bimwe wagiye uvuga tuze kugaruka mu kanya kaze bakunzi ba Gospel TV twizere ko umeze neza twizere ko Imana ikomeje kubarinda muri hatandukanye twizere ko ibiganiro byacu umunsi ku wundi mugenda mubibona comments zanyu turazibona ndetse n'ibiganiro byinshi mugenda mudusaba turabibona rero uyu munsi twaje ndi kumwe n'umutumirwa navuga ngo muri studio za Gospel TV reka tumwakire kaze murakoze turi kumwe nande kugira ngo abakurikiranye Gospel TV bamenye ari batakuze amazina banyita Daudi muvandimwe Daudi rero niyo turi kumwe niwo tugiye kuganira Daudi rero abantu bo kuri Gospel bakunda umuntu uvuga cyane uri open rero nawe uze kubaganiriza turi kumwe na Daudi rero niwe tugiye kuganira murabona imbere yacu hariho
navuga ngo ni piano. Iyi piano rero isobanuye iki kuba turi kumwe na Dawudi uyu munsi? Dawudi, kuki piano iri imbere yawe? Kuki hatariho Bible cyangwa se kuki hatariho ikindi kintu imbere yawe? Impamvu nawe kurabona umuntu wese yo kwibwira impamvu yayo. Ni ukuvuga ngo impamvu bayishizeho wenda hari icyo isobanuye kuri nje cyane. Dawudi rero niyo turi kumwe, reka twinjire mu kiganiro. Hanyuma Dawudi, umuntu wenda utakuzi wakongera ukamwibwira mu masegonda makeya. Dawudi ni muntu ki kugira ngo duhite twinjira mu kiganiro neza? Abatanzi nagira ngo mbibwireho amazina, banyita Dawudi Muvandimwe. Hanyuma gusa ngira kandi bazakunda nko kuvuga cyane bazakunda gukoresha bagwiyereka akazina bita ni Bugingo, n'utundi nawe ukongera Yesu agwaye, pianiste mukuru. Dawudi rero niwe turi kumwe. Hanyuma urakunzwe, reka manze mbikubwire, ni igikundiro Imana yaguhaye, reka tubivuge gutyo. Nta muntu ujya ukundwa buriya atari Imana yamushizeho igikundiro. Ibindi byose biba bivuye ahandi tutamenya, ariko urakunzwe muri kino gihe. Uri umusore ukiri muto Imana ihamagaye. Mite ninjira mu kiganiro, tukubona henshi hatandukanye ucuranga, abantu bakanezerwa bakajya mu mwuka. Iyi mpano yawe yo gucuranga yaje ryari? Murakoze. Impano yanje yaje mbese kuva nkiri muto. Yego. Nkiri muto nakundaga kuvuza ingoma. Noneho navuze ingoma rukuntu muri Kongo iwacu. Noneho mbere yuko mja mu materaniro bakazavuga ngo ukubita ingoma nyine y'abantu bose iyo gutangira. Noneho muzakantuma ngo genda ukubita ingoma, nkagenda nkayikubita ndi muto, umwana muto cyane, siko nyine nari nkiri mutoya. Noneho tuva muri Kongo turazi no muri ino nyine turi. Noneho turangije nabwo nkomezamo kumva ko ingoma iraza, nja muri korali ndi muto, umwana mutoya cyane, nkavuza ingoma muri korali ku cyumweru, nkayikubitira tudafite piano, nkayikubita. Nuko nkomeza muri ubwo buzima. Hanyuma tawumenye iby'Imana. Iby'Imana biza bigenda bibadirika, kuko byose agwera ari senta, ari ingoma, byose ni nkaho ari ingoma. No ndangije muranyanganira kubera ko mvuga amagambo asukuntu nyine, ariko oya nta kintu twaye. Yes, araza kudushoboza twese tuzoyahabwa. Nuko no ndangije mbese nkumva nkunda senti, ahantu baba bacuranga nkagenda, ahantu hose numva senti, haba ari mu mahombi baba bataramye nkagenda nkaranamo, kubera ko kera twari tutaragira abacuranzi none bashoboye gucuranga nyine ibisirimba, kuye ba Dr. Bea. Noneho twebwe aho dutuye twari tutarababona. Noneho bagakunda gucomeka flash. Noneho njewe nkayicomeka, nkarana n'abayumba bataramye mu mahombi baba bawudumiya, nuva nkarana ncomeka flash, menya ucomeka flash. Mbese hari abacuranzi benshi duturanye ba Bea bazaga bakabigisha, nkagenda aho ngaho bari kubigishiriza, nkahicara nkawuma ngategera, tangira kumenya kugenda mfata bukeya ya piano. Nuko nuvuga ngo 2015 wenda nibwo natangiye gukora kuri senti, abantu bakabona ko ndaja kuri senti. 2016 nuko 2014 ahantu neza piano yaje numva ndayihawe. 2018 gutyo ntangira nanje kugenda mu bandi bantu, ariko mpanikandagira mpavuga atakuye ibintu ze panja gukora
ni gute utaragera ukuntu winjiye mu gucuranga piano bise ngira ikibazo aho ngaho wavuze ko wakundaga kuvuza ingoma neza ko dusanzwe tuzi ko abantu bavuza ingoma bavuzanye ingoma muri Kongo wenda hari abanyamujyi benshi batazi uko bikorwa twari tuzi ko ari abantu abasaza bakuru abapapa bakuru abamama bakuru wowe basi se papa wawe yari umwe muri abo bavuza ingoma cyangwa se ninde wari warabyigiyeho nawe kugira ngo uvuze iyo ngoma? Ntawe, kuko muzehe ntabwo kuvuza ingoma sinzi ko abisi ntabwo azi, gusa hari ukuntu mutaza kurana n'abantu. Nje mu buzima busanzwe nakundaga kubana n'abantu b'abazehe cyane, abantu bashaje. Hari igihe n'abashitsi hari ukuntu twakatura gutega abashitsi muri Kongo iwacu, noneho baturutse nk'hariya gutya mu Kagenda, nakundaga kwakira abashitsi ndi umwana mutoya, abazehe nkabaka amasapu, inkoni nkazijana nkazibika ahantu, mbese nkurana nabo muri ubwo buzima. Rero ni wasanga ariho Yesu yahise aca inzira arabangabiza iyo mpano nyibakuraho. Noneho kugira ngo tuze kwinjira neza ukuntu watangiye muri 2015 banza dukorero kugira ngo abantu nyine turi kumwe banza bamenye nyine ko ari Daudi ucuranga. Bacurangira umukunga se Yesu kwadutije intoki. Aha Daudi rero 2015 winjiye amisenyira amatsiko ukuntu ugira umutwe buriya ntagurwa n'umutwe. Cyo kibazo bisenyira ikibazo ukuntu byina nyine Bibiliya sizo ukuntu zivuga zivuga ngo akazi kose werekeje amaboko ngo uzugakorana umwete, kandi kuriya iconzi y'Imana yaguhaye yaguhamagaye nuvuga ngo cyakoze iyo usenga iyo usenga Imana irakubohora mu buryo we utazi, Imana ikakubohora ukumva warabohotse ahantu hose warabohotse. Mbese nanje usanga Imana yarambohoye ikakoresha ingingo zose kugira ngo zikore. Yego aha 2015 rero reka twinjira aho ngaho. Nibwo watangiye gucuranga piano. Wari uri mu Rwanda, wari uri mu kihe gihugu? Nari ndi mu Bugande. Ari mu Bugande. Nibwo watangiye gucuranga piano, nibwo wabyinjiyemo. Mbese nibwo warubonye piano? Ntago tutenya ko bivuga wenda aho mwari mutuye nta piano wakundaga kubona,
bakoreshaga ingoma cyane. Noneho ugeze kuri piano ushobora kuba wagiye mu ishuri ryayo cyangwa ni kwa kundi umwana akomeza gukora kwa kundi wavuzaga ingoma watubwiye wavuzaga ingoma ruguru. Ni gute wabyinjiyemo utaragiye ku ishuri? Nuvuga ngo gusa icyo mbanza kuvuga ni uko Imana izitanga impano uko yishakiye. Yego. Buriya nimba naracuranze wenda nza ncuranga nta buhanga bwanje burimo nta n'ishuri nanaciyemo. Yego. Imana yonyine ifite ukwayo yabigenje birakunda kuko kuriya ntawe wizeye Imana. Nimba nigeze kugenda nsubiye inyuma. Yego. Tangira gucuranga nyine bene uko umucuranzi twacurangana. Wenda hari ukunda abacuranzi usanga tudakundanye. Noneho wenda nkagirira mugenzi wanje shari wenda kandi nta nyungirimo kuko ni ikintu Imana iba yarahaye umuntu wese kandi Imana ifite ahantu izogeza buri muntu wese. N'igihe cy'umuntu igihe kizorangirira Imana wenda ikanjana nkaza ncuruza inyanya cyangwa se nuko. Noneho ndangije umucuranzi agakunda yabona ndikura kuri senti yabona yayivaho nkayija yabona ayivuyeho agahita akura nk'umugozi bene ngo agahita awujana. Noneho ngenda muri izo ntambara bene uko n'uwo muvandimwe. Noneho ntawuzi umenya Imana. Noneho jewe ngenda ku ishuri nigeze kubwira umutipe umwe twacurangana nyine ndaje kumusaba kubera ko nari ntangiye kubona wenda naje nogerageza. Noneho nja kumusaba ndamubwira ati wanyigishije piano ko nanje nza numva nyikunda. Noneho arambwira ati aza umunsi umwe yanyigisha akantu aravuga ngo azogaruka mu igitondo camaka ibikindi gitondo tiyagaruka yamagenda kazahena. Kandi pe numvaga anyigisha akantu kamwe akambwira ngo ngirweho yewe akantu kamwe nzogahoraho kandi nagafashe. Nuko buce mu gitondo nja kumureba iwabo nsanga aryamye arambwira nje ningende ngo araza ansange mu rugo. Ndagenda bwamabwira ndarambwira ngo azoze ejo ibyarinde ejo. Ndavuga ati nimba naragiye ahantu sinibuka neza Imana yo mu ijuru nayo kirandeba si ibintu mvuga by'ibinyoma. Noneho ndabwira Imana ndayibwira ngo Mana nimba ko kiyimpano warayimpaye nimba ari yanje bikunde kandi nimba atari yanje bireke ndeke kumakuja mu mahamagaro utari uwanje ufite izindi nzira zo guca imihamagaro. Imana sinamenye ukuntu yagizeho cy'umunsi umwe twari dufite igiterane c'ababyeyi abadamu mu bundi buryo. Noneho umucuranzi wacurangaga uwo nguwo wenda nyine wacuranga mu rusengero sinzi iyo yari yagiye. Arangije bazanaga ngo ninde ucuranga. Nari ukuntu mwigaga naracuranze uwo munsi abantu bose baravuga ati se wari usanzwe uzi senti. Nka kurya bazavuga ngo uyu muntu akijijwe ngo abwiye ngo abatangaje Shitani urugamba ngo ababwiye Shitani iti ngaho. Nuvuga ngo nanje uwo munsi nibwo nama ntangira inzira yo gucuranga. Kuva uwo munsi naracuranze Yesu ancamo ntaho Yesu ngo Yesu azacano yo kwamacano mu giti ngo kikavuga. Muri make ntago wigeze ujya kwiga ngo wige piano? Nta shuri naciye mu rya senti. Penda biyamye n'umutima wanje n'Imana yo mu ijuru irabizi kuko ni ibintu Imana yaciyemo yonyine irabimpa. Nuko hanyuma utangiye gucuranga kugeza uyu munsi. Ababyeyi bawe babonye ufatishije kuri piano umwana wacu ari gucuranga ni baguteye courage bakubwiye iki? Wenda babonye wacuranza aho ngaho igiterane ndumva mama wawe yarakirimo umva bavuze ko ari cy'abadamu n'abandi bari bakirimo. Baguhaye courage ingana gute niko navuga? Nuvuga ngo mu banshigikiye nibo bahise bavuga ati uyu mwana afite impano reka tumushakire umwarimu amwigisha. Urumva n'ababyeyi nyine
ko nta kintu wokora udashigikiwe n'ababyeyi ko baranshigikiye kugeza n'ubu baranshigikiye 100% kugeza aho nuvuga ngo ngiye mu ivugabutumwa ninaricaje ababyeyi ndababwira ati ntangije urugamba rw'ivugabutumwa buriya hari ikintu abantu bazatekereza akavuga ngo nzasaba ahantu runaka wenda k'amafaranga banyishu bitabavuyemo nkasaba abantu amafaranga y'ivugabutumwa nyine wenda nkatike nuvuga ngo je nabicaje ndababwira ati igihe cyose nzoja mu ivugabutumwa dufatikanye bonyoreza itike na mahoro batanyohereza muzompeze kuzanyu kugira ngo ngende mvuga ubutumwa icyakabiri nshobora kugenda iyo nagiye mu ivugabutumwa tumenye ukuntu ivugabutumwa rigenze simboneke intahana kabahamagara izo ni imbogamizi utumvikanye n'ababyeyi bo kwicaza bakakubwira ati ibintu wakora bireka ariko ababyeyi babo baranshikije 100% n'ubu no bahamagara ati munyoreze tike nagiye mu ivugabutumwa ico ni ikintu bokora kandi kivuye ku mutima simpambesha hano Yesu karambona habe namwe muzokurikirana ko murabyumva baranshigiye. Hanyuma hari ikintu abantu bakunda kuvuga ngo abacuranzi akenshi usanga ari ibi navuga ngo ari ibirara mbifate muri urwo rwego ngo usanga abacuranzi benshi badakijijwe biterwa n'iki kugira ngo abacuranzi babafate muri iyo kadire yo kuvuga ngo ntimukijijwe? Ubu ibintu byaracanganya abantu bose mu murimo w'Imana ntibizeranye ubu ntawe ukimenya cyane ni katwe kubera twebwe dukunda kugaragara ariko abantu bose kunguko tibizeranye pe mu murimo w'Imana nyine uranti yaburi intambara. Impamvu babivuga bavuga ko muba muri abasitari mukunzwe n'abantu benshi, urabona kugira ngo ukore kuri piano usanga abantu bose mu rusengero bataye ubwenge niko nabivuga. Muba muri abasitari muba mufite ikintu gikurura abantu, menya ariyo mpamvu bajya bavuga gutyo, ariko nawe si ubwa mbere wenda ushobora kubyumvisha. Sasa nje icyo nshaka kwisigura abantu baratandukanye kari ikintu abantu baza bita ngo ni abasitari buri ico abantu bakunze gukoresha izina ry'ubusitari sinzi jewe wenda ku giti canje jewe ushobora kuba ntari umusitari jewe mu buzima bwanje niyo umuntu anambwe ngo ndi umusitari kuko izina ry'ubusitari rizaryumvikana nk'ikindi kintu, ariko iyo umuntu ambwiye ngo Dawudi uri umukozi w'Imana zanumva no kwama ndengeza imodoka yapfunamye ariko nta kindi kintu cyiza nko kukubwira ati uyu muntu uri umukozi w'Imana. Ariko iyo mukoresha izina ryo kuvuga ngo ni ubusitari nicage mushira abantu hejuru, umuntu nicage abantu benshi arimo kwamagenda banamuhamagara akanga gufata telefone kuko twaramwishe umuntu mwamubwiye ko ari umusitari. Ariko iyo umuntu ari umukozi w'Imana yibwira utekereza ukuntu Yesu yasize icubahiro mu ijuru azano mu isi, icyo kintu kirahagije cyonyine. Hanyuma icyo nshaka kuvuga nuvuga ngo abacuranzi impamvu bakunda kuvuga ngo wenda turi abandi ukundi mu bundi buryo, sinzi ko biterwa n'umuntu wari we kandi biterwa n'ababanjije. Nuvuga ngo mwebwe ikintu cy'ababanjije mwahise mukitwitirira twese muhita muvuga ngo nimba runaka yarakoze kino yari ikirara twese nuvuga ngo abacuranzi twese tubaye ibirara, ariko siko. Nuvuga ngo wabanje nimba yarakoze ibyo uzi gutaba ubu nimba bazabikora. Nuvuga ngo twishwe n'abantu babanje batwikira izina ryacu twese. Nuvuga ngo nimba anje wenda wabanje kuri senti, nuvuga ngo nimba wenda nkunze izo wambaje, nuvuga ngo abandi bose bazoza inyuma yanje bazokwamagendera mu izina ryawe. Nuko bimeze. David cyangwa se Dawudi nkuko dukunze kubivuga niwe turi kumwe, ariko reka yongera ducurangire hanyuma tuze tugira inama abantu benshi batandukanye kuri bimwe wagiye uvuga. Tuze kugaruka mu kanya.
Imana iguhe umugisha pe. Hanyuma tugana ku musozo, ndagira ngo ugire inama. Hari umucuranzi bigeze kumbwira mugenzi we nk'uko uvuye kuri piano uhise ufunga, hari inzira tudashobora kuba tuzi, wowe uruzi ngo mugenzi we yavuye kuri piano ahita afunga ku buryo yasigaye acuranga piano abantu ntibayumve, bitewe n'ubu kubera ko kumva ko ari urenze niwe muntu bashobora kuvuga ngo niwe byazina dukoresha ngo ni umusitari. Wagira icyo abo bantu bagifite iyo myumvire yo kumva ko ngomba kujya kuri piano nayivaho undi yajyaho abantu bakumva ko atari gucuranga neza? Ubundi icyo nshaka kuvuga hari ukudakizwa, gukora ikintu udakizwa, hakabaho kubyiga. Ndubona ubundi hariho gutanga kw'Imana nk'uko navuze jewe Imana yampaye, hakaba undi wagiye ku ishuri arabyiga. Kuwo nguwo wovuga ngo iwe ni nk'aba akorera, kuwo muntu we wakoze iryo kosa karakizwa. Kuko ubundi iyo umuntu yakijijwe ncage bazavuga ngo ibintu zose biza bimuvamo. Ni ukuvuga ngo izakera biba birangiye kamere zose, ubundi abako ni kamere iyo ngiyo mu yandi ntarakizwa. Ni iryo jambo ryonyine. Noneho gira inama ababyeyi bafite abana mu rugo bacuranga, ariko ababyeyi ntibabashe kumva ko umwana impano ishobora gukura ikamubyarira umusaruro. Nihe nama wabwira abo babyeyi bareka abana bigende gute? Jewe ngiye kuvuga ariko abantu ntibumve kuko ndi hejuru ndi hasi, batazaraga kuvuga ngo ubwo banzanye ku kiganiro ngo none ndashoboye. Gusa ngiye kuvuga kugira ngo mbese gusa Yesu akomeza adufashe twese, ariko sinshatse kuvuga kugira ngo abantu muzoje kumva kuko wenda nishize hejuru cyangwa wenda mpamvu bazanye hano ni ukubera none ndi hejuru. Ndi umuntu mbese Yesu yararusha aravuga ngo turi nk'amase, turi amase imbere yanyu mwese. Icyo nshaka kuvuga ni iki kimwe rero, nimba umuntu yumva kuko afite umuhate wa piano aza bikorana amenye kuko ari ikintu Yesu yatanze cyo gufasha imitima y'abantu mu gihe Yesu iwe wenda uri mbese uri nk'igikoresho Imana ibacishemo kugira ngo imitima y'abera ikomeze ihumurizwe. N'iryo jambo Daud, dusoza wenda akabazo kamwe nabaza, piano ishobora kukubyarira umusaruro ufatika? Ubundi piano wayitwayemo neza, mu yandi magambo ubundi kwitwara muri piano neza ni ukumenya kuko ari ingabire ivuye ku Mana, ari impano ivuye ku Mana, itari yo gukorana ngo uri umusitari, ngo ubwo abantu bose ngo uzahagarara mu bantu imbere y'abantu bose ngo wamumva kuko ari ikintu wenda gusa uzamura ibitugu. Umenye kuko ari impano Imana yoyikwaka ikayihereza undi muntu. Ni uvuga ngo mu yandi magambo ni ikintu ugomba kwitwararika nka kurya, sinzi ukuntu nobivuga, ni ikintu cyo kugeza ahantu we utotekereza. Ni ikintu gishobora benshi nzi kuko benshi batunzwe na senti ariko bayitwayemo neza. Ubundi uretse senti yonyine, impano zose z'Imana iyo wirinze kuzikoresha icyaha, ukirinda kuyikoresha icyaha, impano yose y'Imana irakomera kandi wa unayisengera ikagera mu rwego Yesu nawe ashaka kukugezamo. Ariko kuyitwara biterwa n'ukuntu wayitwayemo ni cyonyine. Usibye piano ucuranga ukumva navuga ngo uranezerewe, ukumva niho Imana yagufatiye, niye impano yindi ujya wumva ufite cyangwa se indi ngabire ujya wumva Imana yaguhaye ni nk'iyihe? Yewe cyo kibazo kiragoye muntu w'Imana gusa yimeka. Ubundi nakavuze ndavuga ati usenga Imana izikubohora. Ubu ngubu nicage uzubona bamwe avugije ipendo aza akora yindi mpano azaririmba, ugasanga araririmbye azacuranga. Imana yarasenze, Imana iramubohora, yiyumva kuko ibintu zose by'Imana biri muri we. Nuvuga ngo ibintu zose by'Imana, Bibiliya zivuga ngo ibindimo zose ngo bihimbaze izina rye ryera. Nuvuga ngo nanje impano zose, impano se bonambwira ngo nkora ku rusengero, nayo ni impano noyikora kuko Yesu yaramboye. Ni pendo nzangerageza nzanorifuza kubera ko Imana yaramboye. Mbese nuko nyine.
reka mbashimire rero abakunzi ba Ni Gospel TV. Dawudi twari kumwe rero, umukozi w'Imana, sinatinya kubivuga kuko Imana iraguhamagaye muri kino gihe, kandi kuraje ukore ubushake bw'Imana. Tugana ku musozo rero, Dawudi afite channel cyane, mureke atubwire kugira ngo tumushigikire muri iyi mpano Imana yamuhaye, nawe akomeza azamuke, ubutumwa bugere ku bantu benshi, baba ari abari kuri Ni Gospel ndetse no kwa Dawudi mugereyo. Umutera inkunga muri ubwo buryo, udashobora kumuha amafaranga gutyo. Like yawe na subscribe yawe ni amafaranga menshi cyane. Dawo wabwira abantu badukurikiye channel yawe kugira ngo n'ubundi bazajye bakomeze barebe iyi mpano yawe. channel yanje nshaka kubabwira bayita Incungu TV. Kuvuga ngo umuntu wese n'umukenera ibyiza byose biri ku Incungu TV, kuko ni ikintu kizagufasha nanje kizamfasha. Nuvuga ngo impamvu abantu bazakora channel kuko nukugira ngo aho we udateraniye, yego, noneho ijya channel ize kwakubera kugira ngo nawe ushobora gusanga hari abantu benshi bakunda guyereka batababona hari, hanyuma bigasaba kuko noneho nk'iyi channel ya gospel ikabira hari, noneho ikamuzana, wanyuma wowe ukamukurikira. Ni ubutumwa nikakujya guhereka azabwiriza uko nguko izi channel natwe tugenda tujana ubutumwa. Hanyuma nuvuga ngo mudushigikire, mukore subscribe n'ibindi namwe mwumva, hanyuma Imana duhana n'umugisha. Dawe reka tugushimire ko watwitabye kuri Ni Gospel TV. Igihe cyose tuzagukenera, nizere ko tuzakubona kugira ngo abantu bakomeze baryoherwe n'impano yawe. Reka mbashimire rero, mwitwabanye, Imana ibaha umugisha. Ibiganiro byacu muzajya mugenda mubibona umunsi ku wundi. Murakoze.